Albert Rudatsimburwa umwuzukuru wa mushiki w'umwami Yuhi Musinga wa gatanu ni muntu ki? Ese yaba afite ahurira n'imiryango ya First Lady Madame Jeannette Kagame akaba ari imwe mu mpamvu ituma avuga ntacyo yikanga imbere ya President wa Republika y'u Rwanda atitaye ku mivugire ndetse n'imimerere? Nawe impamvu bibaye nuko utumvise neza icyo gifaransa. Ariko Albert urumva nawe ari we ari na uyu mugabo w'umumiliyoneri mu Rwanda akaba umwe mu bantu bake cyane muri iki gihugu bavuga ururimi rw'Igiholande ruzwi nka Dutch. Ni muntu ki? Ikaze je nitwe Likiradu. Bonjour. Albert Rudatsimburwa, analyste politique de la région des Grands Lacs. Une région que j'ai couverte depuis ces 3 dernières décennies. Et l'actualité de ces dernières années, c'est surtout Rudatsimburwa cyo mu kiganiro RTV versus na Lucky Nzeyimana. Albert Rudatsimburwa yari umunyamakuru uzwi n'abantu, ariko umubare w'abamuzi wongeye kwiyongera ku itariki 24 z'ukwezi kwa 8 2026 ahagana saa 10 ubwo President wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru. Umuyobozi kandi akaba umunyamakuru wo kuri Mama urwa Gasabo Umutesi Scovia yahagurutse agiye kubaza ikibazo umuyobozi w'igihugu President wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame. Muri icyo gihe hari icyo umuyobozi w'igihugu yibutse ko uyu munyamakuru yigeze kugirana ibibazo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nyakubahwa Olivier Nduhungirehe, maze umuyobozi asaba Scovia ko yamubwira kuri ingingo. Ubwo President wa Republika yabazaga byinshi kuri ingingo, umunyamakuru Albert Rudatsimburwa yasabye ijambo ashaka kugira ngo ajye ku ruhande rwa Minisitiri Olivier Nduhungirehe maze amudefande. Gusa ntago byaje kumuhira kuko byaje kugaragara ko nibyo yadefandaga ngo atarakibyibuka cyangwa se atarabizi neza. Gusa abantu benshi bari baraha cyangwa se bakurikiranaga uyu muhango ntago bitaye ku kureba niba ibintu atabyibuka cyangwa atabyumva neza, ahubwo bitaye kureba icyo bita body language cyangwa se ururimi yakoreshaga mu kubwira perezida n'uburyo yamubwiragamo. Bose barebaga bakabona ari kumubwira nkaho ari kubwira murumuna we cyangwa se undi muntu wari we wese. Ibi byatumye abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga babivugaho cyane. Si ukuvuga ko ikinyarwanda cyari kibi, oya, ntabwo cyasobanuraga icyo igifaransa cyavuga. byanyuranye bite? It was not opposite. Sinibuka neza sinibuka, ariko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu kinyarwanda mwihimbira. Ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwareba content. Nge ndashaka kumbwira content. Nyakubahwa unyemereye buretse Content nuko cyanyuranyijeho ni iki yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze. Aho izo mvi zanjye zinaye kuko no ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo Minisitiri nta makosa yakoze avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebe musobanura mubwira abanyarwanda ibitari byo. Yes, ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe. Muri aka kanya mu mbabarire nizo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance hari na form. Nawe impamvu bibaye nuko utumvise neza icyo gifaransa. Ariko Albert urumva nawe ari we ari na Albert Rudatsimburwa yavuze ku ntangiriro z'umwaka w'1960 ubwo mu Rwanda hari imvururu nyinshi zo gusenyera imiryango imwe n'imwe y'ubwoko bw'abatutsi. Muri iki gihe umuryango we wamwimukanye ari uruhinja umujyana mu gihugu cy'u Burundi, abari naho akurira, gusa nyuma baje kuyimuka bava mu Burundi bajya mu Bubiligi. Avuka icyo gihe umuryango we wari utuye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, gusa nyuma ubuzima bwe bwinshi yabumaze yibera mu buhungiro, ni naho yaje gukurira.
twatumiye mu igitaramo cy'ishyaka ry'intore ni Mutara 25 muri Kigali muzaze bihuta yasera bavuga imbaraga ya rubabaza n'ubuzi Albert Udatsimburwa amashuri ye menshi yayize mu gihugu cy'Ububirigi, akaba naho yamenyeye indimi zirimo Igiholande kizwi nka Dutch. Iki kirimi bakunze gukoresha mu gihugu cy'Ububirigi. Yamenyeye kandi Icyongereza ndetse n'Igifaransa, ndetse ubwo yabaga i Burundi yaje kwigira ururimi rw'Ikirundi mu bwana bwe ahava ruvuga. Albert yagarutse mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 avuye mu buhungiro. Muri iki gihe yari amaze gukura kandi yari amaze kwiga amashuri menshi, yahise atangira gukora business nyinshi zitandukanye muri iki gihugu. Uyu Albert umushinga wa mbere yashinze mu gihugu cy'u Rwanda wamenyekanye cyane no gushinga radio ya Contact FM. Uyu niyo mushinga wamwamamaje cyane ndetse aba n'umunyamakuru ukomeye kuri iyi radio. Nyuma ya Contact FM, Albert yahise atangira undi mushinga wo gukora televiziyo yitwa Contact TV. Iyi televiziyo nayo yaramwamamaje cyane ndetse yatangiye kuyikora mu mwaka wa 2015. Uyu ni umushinga icyo gihe wari uhagaze agaciro ka $500,000 z'amanyarwanda. Uyu Albert muri 2011 hari amakuru avuga ko yabaye umuyobozi muri Rayon Sport, ariko abandi bakavuga ko icyo gihe ngo ahubwo yishoyemo amafaranga menshi akayishoramo imari ndetse akanaba na chairman wayo. Hari amakuru kandi avuga ko uyu Albert mbere y'imyaka ya za 2000 ngo yigeze kugira akabari kitwaga Abrasas Bar, akakaba kari akabari kari gakomeye cyane kari mu mujyi wa Kigali. Hari amakuru kandi yo muri 2015 yigeze kuvuga ko uyu Albert yigeze kugira uruganda rukora rikeri rwitwaga Isamaza. Icyakora kuri ubu nta makuru ahari agaragaza niba runo ruganda rwari rugihari, ariko amakuru avuga ko yigeze kurutunga. Ubwo umukobwa w'umwami Yuhi Musinga Speciose Mukabayojo yitabaga Imana ku myaka 93 muri 2025, umuntu wenyine wari kubari iyi nkuru yari uyu Albert. Impamvu imwe yatumaga ibitangazamakuru byinshi byitabaza uyu mugabo Albert kugira ngo ibashe kubona amakuru yizewe nuko yari yamaze gutangaza ko ari umwe mu bafitanye isano n'uyu mugore. Icyo gihe Albert aganira n'itangazamakuru yagize ati, yaguye i Nairobi ku mugoroba w'ejo nibwo nabimenye, twajyaga tuganira kuri telefoni, yaherukaga kuza mu Rwanda aje gutabariza musaza we Kigeli. Albert ni umwanditsi ukomeye cyane ukunda kwibanda ku nkuru zivuga kuri politiki by'umwihariko we mu karere k'ibiyaga bigari. Akunda kwibanda ku Rwanda, DRC ndetse na M23. Yandikira ibinyamakuru birimo The New Times, Mail and Guardians, Getty Press ndetse n'ibindi. Nyuma y'uko abantu benshi babonye ukuntu yavugishaga umukuru w'igihugu, benshi batangiye kuvuga ko ashobora kuba afitanye isano nawe cyangwa se na madamu we. Ariko mu by'ukuri nta soko y'amakuru nimwe yizewe igaragaza ko uyu mugabo ashobora kuba afitanye isano na madamu wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Reka nshimire mwe mwese tujyanye kuri uyu munota ku Dushya Kingdom. Uramutse utarakora subscribe waba uri ikigwari, ndagushimiye. Reka tuzabane mu biganiro by'ubutaha.